turakwitabye karamenya gasani kuko duhamagaye kugira ngo tugire neza. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Amahoro bana b'Imana, nimuhumure, Imana iradukunda, ije kudukiza kuri uyu wa kabiri w'icyumweru cya 15 tariki 18 Nyakanga 2023. Isomo ryamenye mu gitabo cy'Imukamisiri umutwe wa 2 umurongo wa 1 kugeza ku 15. Muri iyo minsi hari umugabo mu nzu ya Levi ajya kurongora umukobwa wo kwa Levi. Uwo mugore arasama abyara umuhungu. Abonye ko ari mwiza aramuhisha bimara amezi 3. Kubera ko yaratagishoboye gukomeza kumuhishahisha, amubohera agatebo k'urufunzo, agahomesha ubujeni n'amakakama, maze amurambika mu rufunzo ku nkombe y'uruzi. Mushiki w'umwana yicara ahitaruye ngo arebe icyaza kumugwirira. Nuko rero umukobwa wa Farawo amanuka ku ruzi ajya koga, naho abajabe bagendagendaga ku nkombe y'uruzi. Ngo arabukwe ka gatebo mu rufunzo, yohereza umuja aragaterura. Ngo agapfundura abonamo akana k'agahungu kariraga. Nuko agira impuhwe aravuga ati, "N'umwana w'Abahebureyi we." Ubwo mushiki w'umwana abwira umukobwa wa Farawo ati, "Mbese urashaka ko njya kugushakira umurezi mu bagore b'Abahebureyi kugira ngo akongereze uyu mwana?" Umukobwa wa Farawo aramusubiza ati, "Ngaho genda." Nuko umukobwa ajya gushaka nyina w'umwana. Umukobwa wa Farawo aramubwira ati, "Jyana umwana umunyonkereze, nzaguhemba." Umugore atwara umwana maze akajya amwonsa. Amaze gukura amuzanira umukobwa wa Farawo, nuko amugira umwana we ati, "Mwise Musa kuko namukuye mu mazi." Muri icyo gihe Musa amaze kuba mukuru ajya gusura bene wabo. Nuko yibonera ubwo imirimo y'agahato yari bashikamiye, ndetse n'umunyamisiri wakubitaga umuhebureyi umuvandimwe we. Areba hirya areba hino, maze asanze nta muntu umubona, agira wa munyamisiri amutsindaho, amutaba mu musenyi. Bukeye yongera gusohoka abona Abahebureyi babiri barwanaga. Abwira warenganyaga undi ati, "Niki gituma ukubita mugenzi wawe?" Uwo muntu aramusubiza ati, "Ninde wakugize umutware n'umucamanza wacu? Mbese uribwira ko wanyica kuko wishe wa munyamisiri?" Musa agira ubwoba aribwira ati, "Nta kabuza byaramenyekanye." Farawo ngo abimenye ashaka kwica Musa, ariko Musa ahita ahunga Farawo acikira mu gihugu cya Madiyani. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ya 69. Mwebwe abiyoroshya mushakashaka Imana murakagwira. Ndarigita mu isayo, simfite aho nashinga ikirenge, nazikamye mu kizenga n'umuvumbura mpururana. Ubu rero Uhoraho wumvise isengesho ryanjye, igihe cyo kuntabara kirageze. Mana nyir'ubuntu budashira, undengere kuko ari wowe nkesha agakiza. Naho ngewe ngorwa n'umubabare, ubuvunyi bwawe Mana buranyunamure. Ubwo nzaririmba izina ryawe kandi ryamamaze mu bisingizo. Abiyoroshya nibabibona bazishima bati, "Mwebwe abashakashaka Imana murakagwira." Kuko Uhoraho yumva batishoboye, ntatererane abari ku ngoyi. Mwebwe abashakashaka Imana murakagwira. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu yanditswe na Matayo umutwe wa 11 umurongo wa 20 kugeza ku 24. Muri icyo gihe Yesu atangira gutonganya imijyi yabonye ibitangaza bye byinshi, ikarenga ntiyihane, avuga ati, "Yimbire Korazini, yimbire Betsayida, kuko ibitangaza byagukorewemo iyo bigikorerwa muri Tiro no muri Sidoni, baba barisubiyeho kuva kera, bakambara ibigunira, bakisiga ivu. Nicyo gituma mbibabwiye, ku munsi w'urubanza muzahanwa kurusha Tiro na Sidoni. Naho wowe Kafarinawumu, ubona ko uzakuzwa kugeza mu bicu, uzaroha mu kuzimu, kuko ibitangaza byagukorewemo iyo bigikorwa muri Sodoma ibikiriho n'ubu. Nicyo gituma ku munsi w'urubanza uzahanwa kurusha igihugu cya Sodoma." Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Nicyo gituma ku munsi w'urubanza uzahanwa kurusha igihugu cya Sodoma. Amen. Bakristo bavandimwe, Yezu Kristo akuzwe. Umuhanga ndetse n'umwanditsi w'umulatini witwa Seneke, Lucius Annaeus Seneca, niwe wavuze ati, "None scole sed vitae discimus. Nous n'étudions pas pour l'école mais pour la vie." Ngo ntabwo twigira gusa ibintu byo mu ishuri amasigara cyicaro mu ishuri, ahubwo twigira n'ubwenge ubuzima bwo hanze. Mukristo muvandimwe, muri aka kanya tujye kunyarukira mu ishuri, uze kuva ahangaha iri shuri twinjiyemo, ntuze kubisiga ahangaha, ahubwo koko ubigira ubuzima bwawe, ubuzima bwa buri munsi. Reka rero tunyarukiye mu ishuri, kuko umukristo
nugombera imyitozo myinshi imuganisha hehe mu ijuru. Ngo umunsi umwe mwarimu umwe wigishaga ekonomi, ubwo yigishaga abanyeshuri bifuzaga, bari bafite ishyaka ndetse n'ipfemba ry'amafaranga, bifuza gukira ku ngufu. Ariko ko bashaka gukira ku ngufu, namwe murabizi ko umuntu ushaka gukira ku ngufu akenshi aba ari ukwiba, guhonyora abandi, gutsikamira abandi, kurya imitsi y'abakene, kwiba, gusahura, kugambana, kwica abandi kugira ngo ubone ibintu, nguko gushaka gukira vuba. Nuko rero mwarimu mu ishuri akajya abona abanyeshuri be koko nabo bafite iyo tendance, bari gushaka gukira vuba, ariko bakibagize nyine indangagaciro za muntu. Mwarimu akabona muri bo bari gushaka gukwirakwiza ikintu bita ubunebwe, kwidamanza, kwigaramira, ibintu byo kwikunda, bakuva nkaho nyine ibintu bizaza bibasanga, bagashaka gukunda ibintu ariko badashaka gushyiramo imbaraga zabo. Nuko rero ngo umunsi umwe mwarimu koko ari kubigisha iryo somo rya ekonomi, ubwo bari kuri chapitre yitwa uko wakira. Nuko rero mwarimu aratangira abasobanura uburyo bashobora gukira bahereye ku giceri kimwe bakazagera ku ikamyo cyangwa ibeni, kuko nyine ruto ni rwo rugendo. Nuko abanyeshuri bamaze kwakira iryo somo ry'uko bashobora guhera no ku giceri kimwe bakazagera ku modoka cyangwa ku ibeni cyangwa ku ikamyo n'ibindi byinshi cyane. Nuko isomo rirangiye, mwarimu ngo amaze gusohoka, shefu w'ishuri ajya imbere. Niba ari kuruza iswari yari guha bagenzi be, uraza kubyumva. Nuko abwira bagenzi bati, ariko se nanone ibintu byose baza badupakiramo bakaza baturohamo ibintu, reba nawe ibintu by'amateori gusa ariko bidafite pratique. Ça c'est la contradiction. Abarimu ubona bari muri contradiction. Ariko se bagenzi banjye, uriya mwarimu nta nigara afite agendaho, uri gihe tubona agenza amaguru, yabaye gakweto, aza buriye gutwigisha agenza amaguru. Buriya yabuze igiceri kimwe yaheraho nk'uko amaze kubitwigisha kugira ngo abone imodoka nawe byagendamo. Nuko abanyeshuri koko ukuntu bari kunenga mwarimu kuko uri kubigisha bya somo, nyuma yo gukora inama baza kumvikana ari 30 bose bagiye buri wese kugenda aterateranya igiceri kimwe, bityo koko baze kuremera mwarimu wabo bamuhereza ibiceri 30, akajya biceri 30 idayakiriye atanga Yezu Kristo. Nuko rero bya biceri babifunga muri envelope, mwarimu arangije isomo babimuhamo nka kado, ati genda nawe uhere kuri ibyo 30 byibuze, turakuremeye tukuremere byinshi, twebwe ntabwo ari igiceri kimwe ahubwo ni 30, ngaho nawe genda turebe ukuntu uzabona iyo beni, turebe ukuntu uzabona iyo kamyo. Bakristo bavandimwe, iri shuri muraryumvise. Ese uyu mwarimu ibiceri wabyakira ute? Ese abanyeshuri koko basigaranye iki kintu kimeze gitya? Ngaho nakuri iyi foto yaba abanyeshuri bameze batya. Bakristo bavandimwe, amasomo y'uyu munsi araryoshye cyane, ubwo tugiye kuzirikana uburyo koko wakira, aho tuza kubona ko Imana yo itanahera no ku giceri kimwe, ahubwo ihera kuri 0 ikaza kukugira hero. Ni nabyo umuhanga yigeze avuga ati, uzi ngo impamvu abantu bateta, uzi impamvu abantu basuzugura, uzi impamvu abantu babaho mu miteto, nuko byibuze baba bafite aho bahera. Naho Imana yo nta naho ifite ihera kuri ijambo ry'icyaratsini rivuga ngo ex nihilo Dieu créa à partir de rien. Ngo Imana irema nta n'ikintu yishingikirijeho, igendeye ku busa, nta kintu koko. Imana irema nta naho ihereye. Impamvu abantu twego tugira imiteto ngo nuko tugera naho duhera, nuko tugera cya gicere dushobora guheraho, ariko Imana yo tekereza ko itanagira naho ihera. Dieu créa ex nihilo à partir de rien. Iyi nkuru tumaze kumva y'abanyeshuri, ni iyihe mpamvu ituma abanyeshuri badahera kuri iki giceri bakazagera ku ikamyo? Ni iyihe mpamvu ituma batabishobora? Nuko mu buzima bwabo nta Mana irimo. Impamvu ushobora guhera kuri gato ukagera kuri byinshi, nuko nyine haba harimo Imana. Naho ibintu byose bitarimo Imana n'ubundi ibyo wakora byose ntibishobora kugenda neza. Aya masomo turi gufata koko aratuganisha ku ngingo remezo tujya kuzirikanaho igira iti uko Imana itora. Turaza kubona abantu babiri Imana yatoye batwigisha uburyo koko Imana idukunda, ikunda abantu. Uwo ni Musa ndetse na Yezu. Aho tuza kubona ko icyo bahuriyeho rero jete, abajugunywe, abatawe. Tukaza kubona ko Imana itora uwatawe ikamutaka ndetse ikamutonesha. N'abantu twebwe twikundira ibintu, tukamera nk'aba Farawo, tugakunda ibintu, tugakunda amakuzo, tugakunda icyubahiro, tugashaka gutsiginyiza abandi, kubatsikamira. Ubwo duca umugani duti nta jana ryanga murindi. Buri gihe cyose ibintu byacu koko bikaba biri concentré ku mafaranga, tukaba duhugiye mu mafaranga gusa, ariko wapa umuntu, duhugiye ku bintu ariko ntitureba abantu. Aho ngaho rero n'Imana iturushiriza nanjye kuvuga ubwenge, iyo koko iraturenze
iradukunda mu gihe abantu bamwe na bamwe navuga nk'abafarawo aho guhomba yaguhomba, Imana aho kuguhomba yahomba. Ngaho dutandukaniye n'Imana uko dusuzugura tugapinga twa duke. Uyu munsi rero mukristo muvandimwe, Imana iragukura kuri zeru, noneho nta nubwo ari ku giceri kimwe ikujyane kuri hero. Iragukura aho hantu bari baragutaye maze kugira intwari kubera Imana. Nguwo watawe Musa, nguwo watawe Yezu Kristo, waho ntibasuzugura, waho ntibapinga. Ariko ibyo musuzugura, ibyo twebwe abantu tudaha agaciro, nibyo Imana ihereza agaciro kugira ngo kuko ikomeze umugambi wayo wo gukiza abantu. Ayo mazina abiri Musa na Yezu icyo bahuriyeho ni ugukira. Bamara gukira bagakiza abandi. Nguwo Musa uwatowe, nguwo Musa wakowe mu mazi, nguwo Yezu umukiza. Baje ko kudukiza badufasha kuzirikana ku gaciro k'umuntu, indangagaciro za muntu. Uko Imana itora, ntabwo Imana itora nk'abantu. Imana yitora nyine nk'Imana. Imana ihera kuri gato, narengeye kuvuga yewe gatoya, igakurura ikazageza kuri gakuru. Nguwo rero gatoya ni uwakuruwe akaba mukuru akaba gakuru, akaba mujyana u Rwanda ugira uti na gato kava kwiguye. Rero abantu babiri bagiye guturangaza imbere, Musa ndetse na Yezu. Turebe uburyo koko Imana idukunda. Imana ko kwemeza gutakaza ibintu kugira ngo ijye kugutora. Ubwo twumvise mu Ivanjiri, reka duhere ku Ivanjiri. Yezu Kristo Musa mushya, turamwumva ukuntu bagiye bamupinga bene wabo, ariko uyu munsi turamwumva aturangira imigi yanze kumwemera, kandi iyo migi ari yarakoreyemo ibitangaza byinshi. Ibi gatuganisha uburyo abantu dutakaza umuntu, tugatakaza indangagaciro. Yezu Kristo akaza gutwigisha ariko ntitwemere. Ibi nanone bigatwerekeza bwa buryo bubiri umuntu ahakana mu Imana, uburyo bw'amagambo ndetse n'uburyo bw'ibikorwa. Ibikorwa byawe bigahakana Yezu Kristo, ibikorwa byawe bigahera mu kurwanya Yezu Kristo, mu kongera kujugunya Yezu Kristo mu iriba, kongera kujomba Yezu Kristo amacumu n'imigera, kongera gucira kuri Yezu. Yezu Kristo uyu munsi aratuburira kugira ngo twongere koko tumurangamire, tumurebe aho twamujugunye. Igihe cyose mbabaza mugenzi wanjye mba ndi kujugunya Yezu Kristo. Igihe cyose koko ntari kwita ku byo Yezu Kristo abwira, indangagaciro za muntu, mba ndi kujugunya Yezu Kristo. Igihe cyose ndi kurenganya umuvandimwe wanjye, mba ndi kujugunya Yezu Kristo. Igihe cyose nita ku bintu sinite ku bantu, mba ndi kujugunya Yezu Kristo. Ndiyimbire nanjye ndi muri iyi migi Korazini, Betsayida, Kafarinawumu, yandi yabonye ibitangaza by'Imana ariko ntiyemere. Ni nka kwa kundi koko nawe ndi umukristo, narabatijwe, narakomejwe, yewe kongererwaho n'andi masakaramentu menshi. Ese koko ko nongerwa amasakaramentu nahawe amfasha ko kubungabunga ubuzima bw'umuntu, amfasha gukunda abantu, cyangwa ndushaho kwikundira ibintu aho gukunda abantu? Ngiki cy'Imana iturusha. Imana iradukunda mu gihe twebwe twikundira ibintu ntidukunda abantu. Uko Imana itora uwatawe, ikamutaka, ikamutonesha, ikamutuma. Nguko uko tugiye kumva nanone urugero rwa kabiri, ari naryo somo rya mbere, urugero rwa Musa watowe, uwakuwe mu mazi. Ndifuza cyane ko dutinda ku ndangagaciro z'uyu mukobwa wa Farawo. Tuzirikana uburyo Farawo yari yaratanze itegeko ry'uko umwana wese w'umuhungu w'umuhebureyi bazamwica. Dutekereze ko kubwo bugome, ubwo bubisha, ariko se ikindi twakuramo babyeyi, kubona umukobwa wa Farawo, umukobwa w'umunyagitugu, ari uko kugiye kurera Musa, ari ugiye gukuza Musa, ari uzaha Musa izina, ni ikintu gikomeye cyane. Izi ndangagaciro z'uyu mukobwa zitwigisha indangagaciro z'ubumuntu. Burya nubwo waba utari umukristo, nubwo wavuga ko ababyeyi batari abakristo, ushobora kugira indangagaciro kuko zigufasha kwegera Imana, zigufasha guha agaciro umuntu. Izi ndangagaciro z'uyu mukobwa, tuzirikana uburyo Imana ikoreye igitangaza Musa, aho Imana imunyujije aya mayeri, ubu buryo bwose, inzira zose Imana icishijemo Musa. Kubera iki? Uko Imana itora. Ninde utabona iki gitangaza? Uburyo koko Musa yahigwaga, uburyo Musa yari ari mu bahigwa, none koko Imana igizite iramurokoye. Uburyo bwose Imana inyujemo kugira ngo irokore Musa, ikema no kunyura ku mwanzi. Reka tuvuge umwanzi, umukobwa wa Farawo. Musa koko karerera ubwami, kandi koko yari mu bahigwa, yari mu bazicwa. Ariko reba uburyo mbonye ijisho y'Imana imuriho, reba uburyo kuko Imana imhojeho ijisho. Kubera iki? Imana ikunda umuntu kurenza ibintu, kurusha ibintu. Agaciro k'umuntu mu maso y'Imana, kugeza nubwo kuko Imana ikoresha abantu. Nanjye kuvuga twebwe twari kwita abagome, ariko ko uyu mukobwa wa Farawo, intero nziza avuze ati, intero nziza kuko irimo ububyeyi, indangagaciro z'umuntu. Ati ni umwana w'abahebureyi we. Aratangaye koko, ubu muntu bumuzamutsemo,
aramureba kumva aramukunze, nibwo kuko bizarangira anamwitayeho aramurera. Kuvuga ukuntu yamureze, uyu musa nanone turaza kumwumva uburyo koko akunda umuntu, afite misiyo y'Imana koko yo gucungura abantu. Ngiye na misiyo ya Yezu Kristo, ngo uyu musa werekeza kuri Yezu Kristo, ukunda abantu kurenza ibintu, wemera kwitanga akemera guhara icyubahiro cya Yezu Kristo kugira ngo aducungure. Uwo mukobwa wa Farawo aratwigisha ko nubwo iwacu bashobora kuba ari abagome, hari n'igihe iwacu baba baroga, ariko se nanjye koko nzaroge? Ariko se nanjye nagombye kwigira ku babyeyi ku mico mibi? Oya, ahubwo kumva nkunze umuntu, ukareba umuntu ukumva uramukunze, wareba mugenzi wawe ukamubona mu ishusho y'Imana. Kuko nyine umwana w'Abaheburayo we, nk'uko ku Imana ihera kuri 0 mbaka ikugize ero, ngo uwo musa watowe n'Imana wari ufite misiyo kuzacungura Abayisiraheli, akavana mu gihugu cya Misiri akabajyana mu gihugu cya Kanahani. Urumva aho byahereye mu mazi, kugeza n'uko ku Imana ikoresha abantu. Nari ngiye kuvuga bagomba no kumujyana bakamwica, ariko akaba ari Imana ikoresha kugira ngo imurokore. Ngiki gitangaza cy'Imana, Imana ntabwo ikorera mu kirere, ahubwo igira ite, ifite n'uburyo ikoresha abantu kugira ngo nabo bagire uruhare mu mukiro w'abandi, bagire uruhare mu gucungura abandi. Ngaho Imana ikura abantu kuri 0 ibajyana kuri hero, igakuvana ahantu bari baragutaye, igira ngo igutore, igutake, ubundi igutume, igafata ka gatoyi kagakurura kakazaba gakuru kubera ubuntu bwayo, kubera impuhwe z'Imana. Twebwe abantu mpamvu tutabishobora nuko nyine turi abanebwe, dufite umwiryo, dufite aho duhera, mu gihe Imana yo noneho nta naho ihera aho ngaho kuri 0. Imana yo nta nubwo ihera kuri 1, nta nubwo ihera kuri cya giceri kimwe, ahubwo ihera kuri 0, ikaza kurangira ko kuhinduye ibyanze guhinduka, ikaza kurangira Imana ikoze igitangaza gifatika. Ngubwo ubutumwa bw'Imana, burya Imana guhaye misiyo, Imana guhaye ubutumwa, haba hafite n'ingorane zayo. Ngo gatorano, nguwo musa, ngo gatorano watowe n'Imana. Gutorwa n'Imana rero biva kure, Imana ikura abantu kure. Nanemo batawamo gusuzugura inzira z'Imana, kuko Imana inyura mu nzira nyinshi igira ngo ugire ite, igukize, ikize n'abandi. Ngo gucungura abantu kw'Imana, Imana inyura ahantu hakomeye cyane, bya bindi by'uko nyine ntabwo ushobora gukomera utarakomeretse. Uwakomeretse niwe unakomera, Imana ikamukomeza kugira ngo azakomeze abandi. Ngo uwo musa turi kuzirikana wanyuze kwa Farawo, kandi ariho bamuhigaga, bikaza kurangira kuko acunguye umuryango w'Abayisiraheli, umuryango w'Imana. Nifuza muri aka kanya gusoza muganisha kuri Bibiliya. Ufate Bibiliya yawe uhafungure Yeremiya umutwe wa 1, dushake duhere ku wa 5 tugeze ku wa 10. Tugiye kureba uburyo koko Imana ishobora kuguha ibimenyetso nk'abamusa, ikaguha ibimenyetso by'uko yagutoye, bityo koko ikaba yaragukuye aho mu busa, igakugira umuntu ukomeye. Kubera iki? Kubera impuhwe zayo. Fata Bibiliya yawe rero duhasome, tugiye kubona ibimenyetso 5 Imana ishobora kuguha, ndetse utanazi, nuko rero igukura aho ngaho kuri 0 ikujyana heza, ikukomeza kugira ngo nawe uzakomeza abandi. Iri torwa rya Musa tugiye kurigenya n'iri torwa n'ubundi rya Yeremiya, kubera ko Imana abantu bose, kubera ko Imana ijya gukoresha uburyo bumwe, Imana ijya gukoresha uburyo bujya kumera kimwe ku bantu bose yatoye. Ngiryo rero ibimenyetso 5 bijye kuguhamiriza ko Imana yagutoye, ko Imana yaguhaye ubutumwa. Ikimenyetso cya mbere, la préscience de Dieu. Imana imenya kare kose ibizakubaho, ubuzima bwawe bwose bufite kuva utaranavuka. Uhoraho yarambwira ijambo agira ati, ndarakuremera mu nda ya nyoko nari nkuzi, nakwitoreye utaravuka ngo ugire umuhanuzi w'amahanga. Ngo uko Imana ihera ku gato rwa rusoro kugeza ubwo koko ikugize umuhanuzi w'amahanga. Ikimenyetso cya kabiri ni ukwigira icyizere ubwawe nawe. Ni umurongo wa 6 muri icyo gitabo cya Yeremiya umutwe wa 1. Ubwo nanjye ndatakamba nti, rwose Nyagasani Imana, sinshobora kuvuga, dore ndacyari muto. Amen. Yeremiya rero gatugaragariza uburyo izi mpamvu za Yeremiya zo ko ari muto ntabwo ari yizera. Ariko tugiye kubona ikimenyetso cya kabiri, ariko tugiye kubona ikimenyetso cya 3 no gutabaho yizeye. Icyingenzi nuko Imana yo ikwizera, noneho gushyira mizero mu Mana. Kwizera Imana nuko Uhoraho arambwira ati, wivuga ngo ndacyari muto, kuko aho nkohereza hose uzajyayo, kandi ibyo gutuma byose uzabivuga. Nubwo ntareba Imana, ariko Imana yo iranduzi. Ntugire utinya, humura turi kumwe ndagutabara. Uwo n'Uhoraho ubivuze. Kwizera Imana muri kumwe. Nubwo Imana ntayibona njyewe,
kubera intege za muntu, kubera ibyaha, ariko ndizera ko Imana yo induzi. Kuba Imana induzi birampagije, kuba Imana imbona birampagije rwose. Ikimenyetso cya kane, Imana ubwayo niyo igutaka, niyo iguha indangagaciro, niyo ikugirira neza, niyo igusukura, niyo ikwitaho. Iyo yagutoye iranagutaka nyine ikagutonesha. Umurongo wa 9 w'umutwe wa mbere w'iki gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya. Uhoraho anyegereza ikiganza, ankora ku munwa, maze arambwira ati, dore nshyize amagambo yanjye mu kanwa kawe. Amen. Imana igakwibwirira, Imana igakubwiriza, Imana igakwishurira, Imana ubwayo ikakwisukurira. Genda muri misiyo iguhaye ni ukwibonanira n'Imana wowe ubwawe, experience personnelle avec Dieu. Mugahura, ubundi koko mugahuza, ukamerwa neza, mukajyana n'Imana mu butumwa, kwibonanira n'Imana. Umenye ko uyu munsi ngo haye ububasha ku mahanga no ku bihugu byose, kugira ngo urandure kandi uhirike, utsembe kandi usenye, kugira ngo wubake kandi utere imbuto. Iryo ni ijambo ry'Imana. Mukristo muvandimwe, nguko Imana itora, Imana nguko guhura n'Imana, ubundi mugahuza, Imana ubundi koko mukajyana n'Imana muri misiyo mu butumwa yaguhaye, kuko utaburi wenyine. Humura turi kumwe ndagutabara. Ese mukristo muvandimwe, hari muri bimenyetso bine nawe uyibonyemo? Hari abantu ushinzwe, hari abantu uzarokora muri no minsi. Imana yaguhaye ikimenyetso. Hari ibimenyetso ufite by'uko koko hari abantu uzarokora. Ushinze urugo, hari abantu witaho, hari abantu urwaje, hari ibyo ushinzwe. Ibimenyetso byo kuri gukorana n'Imana ni ibihe? Ibimenyetso byo kwatowe n'Imana ni ibihe? Ka gato Imana ishobora guheraho kugira ngo ikurure igire gakuru, aho ngaho nawe uri gukabona. Aha, nutanakabona ni yandoro ya mubi. Twebwe tureba nabi, tureba nk'abantu, tukabona nk'abantu, ariko icy'ingenzi ni ukwishingiza ubuvunyi bw'Imana. Nkamera ko Imana ariyo yankomeza, nyemera ko Imana ariyo ishoboza, kuko Imana idatora abashoboye, ahubwo abitoye irabashoboza kubera impuhwe zayo. Rero nawe mukristo muvandimwe, ntabwo nkubwiye ngo uzitakaze ngo kugira ngo Imana ibe yagutora, ahubwo Nyagasani mu ntege nke zawe, mu bibazo ufite, mu kaga urimo, mu karengane urimo, mu burwayi urimo, mu bitotezo urimo, mu bibazo urimo, aho niho Nyagasani azagusanga. Urwo ni rwo ruzi Yesu Kristo azagusangamo, urwo ni rwa ruzi Yesu azagusangaho uri muri ka gatebo, ubundi akagutora, akagutaka, akagutonesha, akagutuma kubera impuhwe ze. Mwese Imana ibahe umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Masumuko na Disilasi wa Diyosezi ya Cyangugu. Yesu reka tugushimire.